Turabasuhuje inshuti murimo kubana natwe mumeze mute Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze ibashyigikire. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Jeannette cyangwa se abagore n'abakobwa bitwa ba Jeannette rwose muhawe ikaze. Ni ukuvuga ngo iri zina riba rifite ubusobanuro butandukanye ariko nyine tugiye kurebera hamwe ngo Jeannette ni muntu ki, Jeannette yitwara ate mu rukundo, Jeannette abaye hate, muze tugirane ibihe byiza. Ubundi Jeannette hari mu rurimi rw'icyongereza rifite ubusobanuro turi buze kubona ndetse no mu rurimi rw'igiheburayo turaza kubibona uko bigenda bisobanurwa kugira ngo nawe wumve neza aho izina ryawe rishobora kuba rihurira na Jeannette. Muze tugirane ibihe byiza, ni Justin Niyonsaba. Uyu munsi turashaka kugira ngo dusobanukirwe neza uko twitwa, dusobanukirwa amazina yacu n'imyitwarire twakabaye dufite. Rero reka tuze dusobanukirwe neza icyo Jeannette bisobanura, kandi nawe niba ufite izina wifuza gusobanukirwaho ushobora kutwandikira muri comments kugira ngo tuze gukora ubushakashatsi n'ubusesenguzi tukubwire icyo izina ryawe risobanuye. Muhawe ikaze. Ubundi izina Jeannette ni izina rikomoka mu rurimi rw'igifaransa ariko rikaba rifitanye isano n'izina ryitwa Jeanne, naryo rikomoka iryo zina naryo rikomoka mu gifaransa, iryo Jeanne, kandi naryo rigakomoka nanone ku izina ry'igiheburayo ryitwa Johanana cyangwa se Yohanana. Iri ngiri ryo ni izina ryo rikomoka mu giheburayo. Ubwo ibyo byose iyo biteranirijwe hamwe cyangwa se ubusobanuro mu gifaransa bwitwa Jeannette. Jeannette rero bisobanura Imana ni inyembabazi cyangwa se uwagiriwe ubuntu n'Imana, niko Jeannette iri zina risobanura. Mu cyongereza rero hari andi mazina bifitanye isano, urugero nka Jeanne, nka Janet, nka Joanna. Aya ni amazina yose afitanye isano na Jeannette. Noneho rero izina Jeannette rikunze guhabwa abakobwa, kandi rero mu bihugu byinshi rifatwa nk'izina rifite ubwitonzi, rifite ubwenge, umutima woroshye ndetse n'icyubahiro. Nicyo Jeannette biba bishatse kuvuga, cyangwa se uryitwa niko aba akwiye kuba ameze. Noneho imiterere y'abakobwa rero bitwa ba Jeannette, nubwo abantu badahuzwa n'amazina 100%, ariko hari imyitwarire ikunze kubaranga ku bantu benshi. Ni ukuvuga ngo ikunze kugaragara ku bantu benshi bitwa ba Jeannette. Iyo myitwarire niyo tugiye kurebera hamwe. Ikintu cya mbere kibaranga, bakunda amahoro n'umutekano. Abantu benshi bitwa ba Jeannette banga intonganya, bakunda kubanisha neza n'abandi. Ni ukuvuga ngo bakunda kuba abajyanama cyangwa se abakansara bashobora gufasha abandi kubana neza, kandi nanone bakunda ahantu hatuje. Ahantu hatuje rwose barahakunda, ntabwo bakunda urusaku. Dufashe urugero nko mu bantu 100 bitwa reka dufate abantu 10 bitwa ba Jeannette. Muri abo bantu abagera kuri 7 bakunda kugira inshuti nkeya ariko inshuti z'ukuri. Ni ukuvuga ngo ntabwo bakunda kugira inshuti nyinshi cyane zitagira umumaro, ahubwo bakunda kugira inshuti nkeya ariko izi nshuti nazo zikaba ari iz'ukuri. Naho rero 3 bo usanga bashobora gukunda ubuzima bw'urusaku n'imyidagaduro myinshi. Ubwo byumvikane ko ba Jeannette 7 baruta 3. Byumvikane ngo ba Jeannette bakunda ahantu hatari urusaku, kandi ntabwo bakunda n'inshuti nyinshi zidafite umumaro. Icya kabiri, abitwa ba Jeannette bakunda gufasha abandi. Jeannette akenshi yumva ababaye igihe abonye abandi bafite intimba, kandi agira impuhwe igihe abonye ko hari abantu bakeneye ubufasha, kandi nanone akagira umutima wo gufasha kubera n'ubundi niyo kamere ye. Hari igihe rero ashobora gufasha inshuti akaziha amafaranga, kwitanga mu muryango, cyangwa se no kwibagirwa ibyo akeneye kubera abandi. Icyo yashakaga kugura agasa nkaho akireka, ariko akitangira mugenzi we kugira ngo nawe arusheho kumva amerewe neza. Ikibazo rero bishobora guteza aba ba Jeannette, iyo umuntu afasha cyane ashobora gukoreshwa n'abandi. Hari igihe abandi bamugira igikoresho ugasanga nawe ubwe asa nkaho yiyibagiwe, cyangwa se agahora ababazwa n'uko abantu batamushimira. Kenshi na kenshi hari igihe ashobora gufasha abantu benshi ariko ugasanga
kumushimira nabyo ni gake cyane. Icya gatatu nanone gikunda kuranga abitwa ba Jeannette, bagira ubwitonzi kandi bakagira n'ibanga. Jeannette akunda kubanza gutekereza mbere yo kuvuga, kandi nanone ntabwo akunda kwivanga cyane mu buzima bw'abandi, kandi akunda kubika amabanga. Ni ukuvuga ngo iyo bamubikije ibanga rwose araribika kandi ntarimene. Akenshi ntabwo aba ari umuntu uvuga cyane cyangwa se ushaka kwigaragaza. Noneho reka turebe ku bwenge n'imyitwarire ba Jeannette baba bafite. Abantu bitwa ba Jeannette bakunda kwiga ibintu buhoro buhoro ariko bakabyumva neza. Bakunda gahunda, ni ukuvuga ngo gahunda rwose iyo mwasezeranye gahunda ntago ayica, kandi nanone bakora ibintu bitonze. Aho rero bakunda gutsinda mu burezi. Iyo biga nk'amashuri bakunda gutsinda mu burezi, bagatsinda mu masomo y'ubuvuzi, amasomo agendanye n'ubuyobozi, mu bucuruzi butuje cyangwa se akazi ko kwita ku bantu. Aha ngaha rero dufashe urugero rw'imibare, mu banyeshuri 20 bafite imyitwarire isa n'iya ba Jeannette, 12 bakunda amasomo y'ubugenge n'indimi, 5 bagakunda ubucuruzi, abandi 3 basigaye bagakunda siyanse zikomeye cyane. Mu bijyanye n'urukundo ndetse no mu muryango, abitwa ba Jeannette akenshi ni ukuvuga ngo bafata urukundo nk'ikintu gikomeye. Ntabwo bakunda gukina n'imitima y'abandi. Ni ukuvuga ngo ubwo yari nk'umusore akamukunda, aramukunda rwose, kandi nanone aba ashaka umuntu umwubaha, ntabwo aba akunda umuntu umusuzugura. Iyo rero yakunze umuntu ashobora kwitanga cyane, akababarira kenshi. Ni ukuvuga ngo igihe yaguye mu makosa ashobora kumubabarira kenshi, ndetse no gukunda umuryango cyane. Ariko nanone ashobora kugira ikibazo cyo kwizera cyane, kwihangana birenze urugero, cyangwa se kubika agahinda mu mutima. Inenge zikunze kugaragara ku bitwa ba Jeannette, burya nta muntu utagira inenge. Hari ibintu bishobora kugaragara kuri bamwe bitwa ba Jeannette nk'intege nke cyangwa se inenge. Ikintu cya mbere ni uguhangayika cyane. Ashobora gutekereza cyane ku kibazo gito, akagitekerezaho umwanya munini. Hari igihe agira guhangayikira cyane ejo hazaza, cyangwa se kubura amahoro kubera ibintu bito. Dufashe urugero, ikibazo abantu 5 bashoboraga kurangiza nko mu minota 10, babandi bitwa ba Jeannette we ashobora kugitekerezaho amasaha 2 cyangwa se arengaho, kuko aba ashaka kugira ngo hatagira ikosa riboneka mu kintu yakoze. Icya kabiri rero gishobora kugaragara nk'intege nke ni ukugira umutima woroshye cyane. Ibi bituma ababazwa n'amagambo vuba. Ni ukuvuga ngo aba bitwa ba Jeannette kubera ko basanzwe bafite umutima wizera cyangwa se umutima wo gufasha, bakunda kubabazwa n'amagambo cyane kandi vuba. Bakunda kurira cyangwa se akababara mu ibanga, kandi rimwe na rimwe hari igihe akunda guceceka aho kugira ngo asobanure ikintu kiri ku mutima we. Icya gatatu ni ukutavuga ikibazo hakiri kare. Iyo rero hari ikibazo ashobora kukibika akicecekera kugeza igihe kirenze urugero. Rero ibi ngibi bishobora guteza umunaniro wo mu mutwe, bishobora guteza umubabaro, cyangwa se bigateza kutumvikana n'abandi. Kandi nanone Jeannette akunda icyo bita perfection, gushaka ko ibintu byose bitungana neza cyangwa se bigaragara nk'uko bikwiriye kugaragara mu buryo bw'umucyo. Hari igihe rero ashaka gukora ibintu nta kosa na rimwe, cyangwa se agashaka gutegura byose neza. Ibi rero bisobanura ko bishobora kumutera gutinda gufata icyemezo, cyangwa se akigora cyane. Ba Jeannette ubundi mu buzima busanzwe, iyo ari umubyeyi akunda kurera neza, akunda gukurikirana abana ndetse no kubigisha ikinyabupfura. Iyo yakubereye inshuti cyangwa se muri kumwe mu bushuti, akenshi aba ari umwizerwa, aba ari umuntu utariganya, kandi aba agira inama nziza. Iyo ari umuyobozi akunda gahunda, gukorera mu mucyo, ndetse no kubanza gutega amatwi abandi bantu. Ushobora kwibaza uti none se izina niryo rigena imiterere y'umuntu? Oya, ntabwo izina ari ryo rihindura umuntu 100%, ahubwo imiterere y'umuntu iterwa cyane n'uburere yahawe,
aho yavukiye, inshuti, ubuzima yanyuzemo ndetse n'imiterere yavukanye, ariko amazina amwe n'amwe ajyana n'umuco cyangwa se uburyo abantu babafata bikagira uruhare mu myitwarire yabo. Twasoza tuvuga ko Jeannette bisobanura uwahawe ubuntu n'imbabazi z'Imana. Abenshi baryitwa bakunze kurangwa n'ubwitonzi, umutima mwiza, urukundo, kwitanga ndetse n'icyubahiro, ariko kandi bashobora kugira guhangayika cyane, umutima woroshye no kubika ibibazo mu mutima. Iyo rero Jeannette yize kwigirira icyizere, akiga kuvuga icyo yumva ndetse no kutemera gukoreshwa n'abandi, ashobora kuba umuntu ukomeye cyane mu muryango no muri sosiyete muri rusange. Reka tubashimire inshuti mudahwema kubana natwe, inshuti mudahwema kudukurikira. Uyu munsi twavuga ku busobanuro bw'izina Jeannette n'ukuntu uwitwa Jeannette aba ateye. Ubwo rero ntekereze ko niba nawe witwa izina runaka cyangwa se witwa Jeannette, felicitation, ugerageze kurihuza n'iyi mimerere twabonye, kandi niba witwa n'irindi zina ushobora kutwandikira muri comments kugira ngo tuzarikoreho ubushakashatsi. Mukomeze mugire amahoro. Yari Justin Niyonsaba, naho ubutaha.